Murakoze. Njye nitwa Manirakiza Emmanuel, nkaba umukozi wa GBC Company Limited. Nkaba ndi kuvuga ibyiza yangejejeho kandi gikomeje kongezaho. GBC Company yabashije kumpa ikarita inyikoresha nivuza, ariko kuva nayigira ubuzima bwanjye bwarahindutse. Naga njya kwivuza ugasanga hari indwara zimwe na zimwe mfite ubwoba bwo kwivuza kubera ko nta ntafite ubwishingizi, ariko kuba mfite ikarita byaranyoreye cyane. Ubu ahantu hose nsigaye mpajya ntikandagira. Ikindi yangejejeho njya guhaha mu supermarket bakangabanyiriza, nkabona ni byiza. N'umubyeyi wanjye afite imodoka, nawe yabashije kubizamo agira igabanyirizwa kubera ko yakoresheje ikarita yo kunywesha kuri station essence. Ndumva ari byiza cyane. Iyi company yaje ikenewe kandi yaziye igihe. Nashishikariza n'abatarayizamo kuyizamo kuko ifite vision nziza y'igihe kirekire. Murakoze.